Masi nyuma ugatekereza kuri famille yawe byaba byiza cyane kurusha. Ngewe ntabwo nekereza nabi. Kandi je nahereye nkubwira ko famille yanjye ari yingiyi sinzi izindi famille uri ku mizarizo. Sawa rero reka twiga ngewe mu buzima bwa munsi. Karukira hanga. Ubayeho ute bimeze bite? So hano bayeho neza uko biri kose nta mbese nta kibazo na kimwe mfite. Uko mbayeho kose niko Imana yabigennye ni nako yabiteguye sibyo. Yego. Hanyuma ibindi rero urabizi neza ko hari ibibazo yaba atari mu bibazo umutima we arawugaragaza sibyo. Ubwo ziyo niyo nkuruje kumbwira none se uje kubimbwira ibyo ngo ngewe Sadunda ngewe nje kumufasha se uwo mwana se kumutoragura nangwa mufashe kurera uwo yatoraguye nangwa mufashe iki yaho mutandukanye. Ariko rero naranarenganye ari mu buzima bushaririye naranarenganye ibibazo sibyo. Basi gira ikintu umenya amaraso yawe basi byibuze. None se ubu ngewe iyo mbamo ndayishyurira baramusanze ndamusuhuza barambwiye niwe wananze arambwira ngo yankunze naye arambwira nta kibazo niho uti nta kibazo niko rero nubwo twahise tumenyana turibwirana ndashima Imana. Washima Imana. Aha. Okay, none nari ngusuye ngo tuganire ni ikiganiro cy'amahoro nkuko nabikubwiye. Ikintu turi buze iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze wo dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda urwanya abarwakaza mu byishimo byananira gusa mu 3 n'umugoroba. Sasa matera gakika cyangwa gasamba ubundi wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebere ibiganiro byinshi ndetse n'inkuru nyinshi tugenda tugutegurira. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito. Nagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze kora share kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera kure cyane hashoboka. Uyu munsi rero ndakubivuga iyo dukoze ikiganiro nk'iki ngiki cy'amahoro ni ikiganiro cy'amahoro. Uyu sindi bumuvuge muramuzi keretse umuntu waba ukoze subscribe aka kanya cyangwa se waba utangiye kudukurikirana aka kanya ni Sadunda. Bimeze bite? Ni sawa. Meze fresh? Meze po. None ndabona ufite vibe zatanye. Yeah, mfite vibe cyane ariko mura mfite vibe ngewe. Niko none ikintu nabanza kwibaza ni kimwe. Izo mpeta zose wambaye zisobanuye iki? So icyambere iyi meta ni yo mugabo wanjye yamaye iyo ngiyo none se iyi nyine ni yo mugabo wanjye yamaye. Hanyuma izi urabona zifite ijisho rifite ijisho kuzambara zino hari urabizi neza hari company yitwa Freemason. Company yitwa Freemason ifite iki kirangantego. Ni company cyangwa ni byandi bya Illuminati nyano? Ni company nyine yitwa Freemason ifite bya bindi bavuga ngo abantu bayibamo baba basenga seki. Ntago mbizi byabo ngewe nzi byanjye n'uburyo biba bimeze. None nawe wamaze kuyinjira byararangiye. Ndabivuze ntabyo mvuze ahubwo ngiye kwambara zino meta nuko nkunda iyo company. Urayikunda? Cyo kuvuga ngo nayigiyemo ntabyo mvuze ariko nuko nkunda iyo company niyo mpamvu nzambaye nyine. Kandi ubona ko ari ibirombe nyine ni ibirombe. None wakuyeho pe byararangiye. Nakuyeho hese nkora mu Freemason. Ngewe se ndabivuze. None se ko uburyo ngewe ndavuze ngo kubera impamvu nambaye izi meta nuko nkunda iyo company. Ntabwo mvuze ko ndo mu Freemason. Uburyo bwo kuyijoininga wayijoininga. Ngewe se ako ni ikintu iki nakora kugira ngo mbone amafaranga. Ni iki nakora kugira ngo mbone amafaranga. None ndakora. Hari icyo ibintu byose nabikora kugira ngo mbone amafaranga mbone ubushobozi ku giti cyanjye. Giti cyawe.
impeta ubukubiseho ubu none ufite umugabo muri no minsi uraryoshye ntago wajyaga wemera ko ufite umugabo ariko none twiyeretse ko none yanakwambitse impeta bya nyabyo ndabyemeye nyine arahari sinabikubwiyeho n'ubushizera ubushize warabitubwiye ariko njye nawe nanze kubyemera ego kubera ko twari turi muri rwaserera ngira ngo warayibonaga uri gutuka umugore wawe umenaho n'amazi nabikubwiye nyine ko ari ariko yaraje ubu ngubu oya nyine ntabwo araza ariko na nyuma y'iki cyumweru ashobora kuza wa undi wambwiye ugukodeshera inzu uri hanze cyane uba wayiteyemo ukavuga ati umenyera ubuzima uramukumbuye ubwo ngubwo ubwo wambaye impeta ntabwo byabura turakumburanye twese ya none se amakuru y'iminsi amakuru y'iminsi naya ndakomeye ndashima Imana washima Imana aha okay none nari ngusuye ngo tuganire ni ikiganiro cy'amahoro nk'uko nabikubwiye ikintu turi buze kwibandaho ni iki ngiki cyangwa se ingingo z'ingenzi turi buganireho ntabwo turi buganire ibintu byinshi ahubwo nkeneye kumenya ndetse n'abakunzi bacu bakeneye kumenya nyuma yaho ufashe umugore wawe ukamujugunya ubayeho ubu ngubu nta no kumutekerezaho basi byibuze nuko nyine watangiye wihohora uvuga ngo ni ikiganiro cy'amahoro ni icy'amahoro koko cyane rwose kuko ndi kumva nta n'umwuka mfite wo kuvuga ngira ngo ukumva ko ndi kuvuga hake cyane gashoboka nta mwuka mfite wo kuvuga rwose rero iyo nza kuba mfite umwuka mba nkubwiye nabi nk'akaguha koko ukakumva hanyuma icyo nakubwira kuri ibyo njye kuri ubu narabisobanuye kenshi mbivuga kenshi nta mugore nta n'uwo nigeze none uriya mwana mwamubyaranye nande ni akazi ke ubwo nyine uri kuvuga nta n'impamvu yo kubigarukaho cyane ibyo ngibyo ibyo uri kuvuga yaba wowe yaba we nimwe mubizi nubwo nuko ubwo mwana yavutsemo nabwo nimwe mubizi tubizi kandi iki se ibyo ni akazi kanyu njyewe icyo nakoze nagiye ku mugaragaro ndavuga nti kwaheri na n'ubu se amagambo wavuze wayasubiramo koko cyangwa hari igihe umuntu akora ibintu ariko nayasubiramo se nabikoze nasinze nangwa n'ubu nasinze no bivuze bishimangira ku byo navuze kwaheri mfite urugo rwanjye nawe agomba kugira urugo rwe akareba ibye agakora ibye njyewe akanyihorera kakureka na bya bindi wavugaga ngo uri mu rwego rwo kubashakira umugati ubu ngubu no kongera kumutekereza ibyo byihorere ntunabigarukeho ntiwongere no kubivuga njye nishakira umugati ku giti cyanjye nawe rero yishakira umugati ku giti cye none uriya mwana ntabwo ari buze kubirenganira ibyo wibinzanaho ibyo ntiwongere no kumbaza ku bijyanye mbaza ku giti cyanjye ku byanjye n'umuryango wanjye gusa hari ikindi kintu ntabura kukubwira ariko mbere yuko tujya kubyara ku giti cyawe sibyo ubu ngubu Innocente ntabwo agifite umwana wawe umwe wenyine afite undi mwana cyangwa yabyaye yarabyaye nyine uje kumpa inkuru nziza yuko wenda yabyaye ntabwo yabyaye utaza kubyumva muri ubwo buryo byagenze gute Innocente yatoraguye umwana umunsi twavaga kukureba umubwiye ati ibyi nawe birarangira ngibyo ibintu najya nanamenya nese ko nta na telefone ngira noneho ya YouTube ngo njye kureba bya YouTube byanyu ko nubundi byo mukora byose muba mutera kamera abantu mubishyira hanze mubata ku karubanda ntabyo nzi rero ibyo ngibyo none se ngo yatoraguye umwana afite umwana w'umusore umwana w'umuhungu yatoraguye uba afite ubushobozi bwo gutoragura n'abandi bana afite n'umuryo atoragura n'abandi bana ubu neza yabaye roferina harya n'iki yabaye Caritas oya ntabwo ari Caritas buriya umuntu ufite umutima w'urukundo iteka yaba ari mu bibazo yaba atari mu bibazo umutima we arawugaragaza ubwo ziyo niyo nkuru uje kumbwira none se uje kubimbwira ibyo ngo njyewe SADUNDA njye kumufasha se uwo mwana se kumutoragura nangwa mufashe kurera uwo yatoraguye nangwa mufashe iki muri ibyo uragira ngo njye ngufashe iki nyine kumva ibyo ngibyo ahanini ikintu cyari kinzanye sibyo nanje kukwisabira basi nimba ubona ko uwo ubwiwe sibyo utakimukeneye mu buzima bwawe ariko basi umenye uriya mwana kuko ni amaraso yawe menye uriya mwana yatoraguye se uyamenye uwawe
menye wanjye menye uwawe umenye ko ari amaraso yawe ubuzima njye naramusuye nyuma yaho mutandukanye ariko rero ari mu buzima bushaririye naranarenganye ibibazo sibyo basi gira ikintu umenya amaraso yawe basi byibuze none se ubu ngewe iyo mbamo ndayishyurira ngiye mbamo ndayishyura ku buryo uzakumbwira ngo ingunzu ngo gutya nje ndi iwanjye uri kumva nje menye ibyanjye urugo rwanjye n'umugabo wanjye nibyo menye uri kumva naho ibyiwe niyo ngiyo simbizi sinshaka no kubimenya yes sinshaka no kubimenya akomeza ibyo imbaraga uwo muntu umugabo wawe yarakubwiye ati anga umuryango wawe neza burundu cyangwa ufite ibindi bintu wenda bigukorera kandi ari umuryango wanjye ndawanga se gutari umuryango wanjye n'uyu muryango wanjye nyine umugabo muri kumwe ubu ngubu niwe muryango wanjye uriya mwabanye imyaka n'imyaka ntacyo kivuze mu buzima bwawe iyo myaka ye nayifate kuko baravuga ngo imirimo ya nyuma nizahisha iya mbere agaciro sibyo niba iya nyuma turimo wenda muyifata nabi cyangwa mukayifata uko mwishakiye ubwo niri guhisha iya mbere agaciro rero niba nawe ari gukora iya nyuma myiza ni nayo izahesha iyo yakoze kera agaciro hanyuma rero ikiriho we nafata urwo rugendo rwe yatangiye nakomeza inzira yatangiye yicika intege komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza nyagasani muri kumwe nta bwoba ufite koko umugani w'abambandi ubwoba bw'igihe bwo kuririmba se siko kugira ngo ubone umugabo wihakana umuryango we akafata neza akihakana umuryango we pe nawe yakanye kandi nkurimo oya ndabara uriya ntabwo ngiye bari uyu muryango w'umuntu umwe mu bana ndabara Innocente n'umwana wawe babare rero genda ubabare bavuge babatekereze babare ku giti cyabo genda ubabare ubatekereze ku giti cyabo ujye unababaza ibyabo nanjye mbaza ibyanjye uri kumva bari ujye ubabaza ibyabo nanjye unyibariza ibyanjye rero mbayeho ne hano meze ne kuko rimwe na rimwe simba meze neza mba ndwaye cyangwa se narwaye hakaba ari ibyo ngibyo mbaza gusa ese wenda ubuzima urimo ibiki n'ibiki ibyo hanyuma wagera no kwa Innocente uri kuvuga nawe ukagenda ukamubaza ubayeho ute ibiki n'ibiki nibyo muba mwishakira nyine aguha ayo makuru yiwe ku giti ntaguha amakuru yanjye SADUNDA nanjye SADUNDA sinkwa amakuru ya Innocente siko bimeze nicyo cyadufasha kuko n'uwuzonge n'umunyamakuru uzongera kumbaza kuri ibyo ngibyo uri gukomoza uri kumbaza nzajya hagwa nkamuha neza agasesera kumva karye agahumurize akumve kuko akumvirize jya umenya ibyawe jya ureba ibyawe buriya na Bibiliya bitubwira ngo wihutira gutokora ijisho igitokorwa kiri mu jisho rya mugenzi wawe ukirengagiza umugogo uri mu ryawe uri kuza umbaza ibyo ahubwo ushaka uburyo ki unseserera ukanteranya n'uyu muryango nibereyemo wanjye n'uburyo nibereyemo ngewe kandi umugabo wanjye ntabikunda bikumva ntago abikunda uri gushaka kugira ngo ubuzima mbayemo bwose bujye hanze nta zindi nyungu hanyuma ushyire kuri YouTube channel zanyu mugende mwiyinjiriza ibyanyu ngewe mba ndaho ngaho ndi mu mandazi nta n'amazi mwanguriye none se umwanzuro wafashe no wese kuri famille yawe atari iyi basi kugira ngo twinjire mu buzima bwawe ntabwo uri kumva kugira ngo twinjire mu buzima bwawe bwahanga bw'ifamille yawe yindi ya kabiri urumva umwanzuro nafashe no kubareka nkakora ibyanjye nabo bagakora ibyabo nta kongera kubatekerezaho habe warabakarabye ayakata yararangiye habe uyu nguyu muri kumwe uyu munsi niwe ufashe umurutisha cyane bari abantu bose cyane rwose okay sawa cyane rwose baravuga ngo iyo umutwe utekereza hasi inyuma ugatekereza kuri famille yawe byaba byiza cyane kurusha ngewe ntabwo ntekereza nabi kandi igihe nahereye nkubwira ko famille yanjye ari iyi ngiyi sinzi izindi famille uri kumizarizo sawa rero reka twiga mu buzima bwawe garukira ahangaha ubayeho ute bimeze bite so hano mbayeho neza uko biri kose
ntacyo mbura kuko umugabo wanjye yarabimbujije, arambwira ati ntuzagire icyo mburana, ntuzajya ubona ugiye kuburara ujye umpamagara, mbese ntuzagire icyo mburana. Kandi mba mu nzu nziza ngira ngo warabibonye, mba nibereye nyine mu byanjye tu. Iyo ndwaye ndamubwira, mbese nta kibazo na kimwe mfite. Uko mbayeho kose niko Imana yabigennye, ni nako yabiteguye, sibyo? Yego. Hanyuma ibindi rero urabizi neza ko hari abagore benshi cyangwa se ba mutima w'urugo. Yego, nawe uri mutima w'urugo. Ndi mutima w'urugo. Ba mutima w'urugo benshi, abenshi ntago bakunda kwigora cyane, bistressa bajya mu byo kwihiringa. Uricara nyine ugakora imirimo yo mu rugo, ugakurikirana ibyo mu rugo, hanyuma umutwe w'urugo akakumenya. Ubu nta kintu ukora, nta kintu koga ukaryama ugasinzira. Nkakora udusuku, yankuye mu bintu byo ku mihanda byo kujya gutega. Ubwo najyaga gutega ku mihanda ngo ndebe icyo kurya, umugabo wanjye abinkuraho, arambwira ati wowe uze mu rugo, wicare mu rugo, ntacyo uzabura, ntuzongere kujya ku mihanda. Ubu ngubu wapi, uretse ko ku mihanda njya ku mihanda ni kwigendera nitahira. Nkunda kugenda n'amaguru cyane, nka za Nyabugogo warabibonye. Nagiye za Nyabugogo n'amaguru, nkavayo abantu bose barancakara, baramururira, bagira gute ibintu byose. Nkajya njya kwihahira mu maketi, rimwe na rimwe ukanambona ukahansanga ukanesha umutwe. Ako nyine nkabyakira uko biri tu, nkabyakira uko nguko. So urumva rero like niko nyine nibwo mva mu rugo. Ubundi mba nibereye mu rugo, ntago ntisubira gutega ku mihanda. Intego se mufite we n'umugabo wawe ni iyi? So intego ni bishobotse bikanakunda yaba iyo kubana burundu. Yaba iyo kubana n'umugabo. Cyane rwose. Mukanasezerana cyane. Si byemewe se? Biremewe pe. Biremewe, tugasezerana tugakora ubukwe tukabana. Niyo ntego ihari. Hanyuma indi ntego ihari, ari kunshakira visa kugira ngo ko umuryango we mwinshi wibera mu Butaliyani. Kunshakira visa kugira ngo nge muri Italy nyine aba ariho tuzajya kwibera, kuko n'ubundi hano ahaza kubera ngewe, kubera ko ni nayo wankodeshereje inzu njyana narabikubwiye. Iyo niyo nzu niyo bukode hano muri Kigali to. Hano muri mu nkengero za Kigali. Urumva rero arenda kunjyana mu Butaliyani, ari kunshakira ibi byangombwa. Sibundi tukajya kubana. Mwahuje mute mwahuriye? Uburyo twahuye nagiye muri Sodoma. Nagiye gutega muri Sodoma. Hanyuma yari ari ahantu hari akabari muri Sodoma keza ka VIP. Niho yari ari kunywera icupa. Ubwo ngubwo ninjiramo, ngo narateze ndaburirwa, naje ninjiramo aho ngo mu kabari ngo ndebe ko nahategera. Mba mbonye yicaye wenyine. Baramusanze ndamusuhuza. Barambwiye niwe wananze, arambwira ngo yankunze. Nawe arambwira ni nta kibazo. Niwe uti nta kibazo. Niko rero nubwo twahise tumenyana turibwirana, yumva rero aranyishimiye, nanjye ndamwishimira, afata umwanzuro wo kunkodeshereza inzu. Nuko nguko twamenyanye nyine. Nuko twamenyanye pe. Sadi byawe ndumva bitasoroha. Ntago bizoroha. Ni byinshi cyane. Oya ntago ari byinshi, bizikoroha ko bizoroha nuko. Ubu ugiye kwigira Uburayi. Muri Italy, mu Butaliyani. Niho ugiye kujya kwibera. Niho ngomba kujya nyine, kuko ari kunshakira ibikoresho. Ubu babagabo bandi uraga wabashyize ku ruhande. Ntabagusura se? N'abagabo twigeze duhura, reka njye ntago ibyo bintu nigeze mbikora. Ntago nigeze mbikora rwose. Reka twifuriza amahirwe masa mu byo urimo, kuko ni unasoza nigendere, kuko usanze ndi kwigendera. Nabibonye, ndabona ugiye gutembera ese none ugiye kuyarira. Mu mujyi. Ugiye mu mujyi? Mu mujyi Nyarugenge nyine.
hari akantu ngiye kugurayo kagakweto ngiye kureba ko nahagura. Reka tugushimire rero ku mwanya uduhaye sibyo. Ubu ugiye guhita umbaza ati se uragenda wambaye utyo ubundi. Nicyo kintu cyane uragenda wambaye utyo mundebere namwe. Niko nyine niko bimeze, ni uko nguko ngenda ameze. Nuko ngenda ameze rwose, nuko nyine none se niwabibonye nazajya kuko yose uko twanwa byibuze ubizi ute niba se atari by'umugabo wanjye akunda nimwogojeje se bakanyirukana nzajya he bizagenda bite? Ntago nabwogoshesha kuko urabona ko yankiriyemo tentire kugira ngo nyine umuntu agiye gukunda ari ibintu byinshi agendera. Hari ibintu byinshi agendera. Gukunda physical appearance y'umuntu, uburyo areba, uburyo agira. Umugabo wawe wamukundiye iki? Jewe aritonda kandi icyo mubwira aragikora, aranyubaha muri make. So niyo mpamvu rero ngiye namukunze. Mugira igihe cyo guterana imitoma ni nk'iriye jambo yakubwiye. Nta gihe tugira ibyo ngibyo kubera ko dusoza mbwira ijambo rimwe umugabo wawe yakubwiye ukumva ko rigukoze ku mutima. Ijambo yambwiye numva rinkoze ku mutima ryananshimishije nuko yambwiye ko ntacyo nzamuburana. Yigeze akubwira ko agukunda kandi nakubwiye yabimbwiye tukibona nawe nawe ati nakubwiye ni yambwiye ati yankunze nawe mutamubwira no ti good cyiza kandi nanjye nagukunze wemera kuba umugore bigenze bityo rero. Sadunda turagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye reka nigendere. Gira akantu ubwira abakunzi bawe. Abakunzi banjye ndabakunda cyane, niyo mpamvu buri munsi mubona ibyanjye nyine ibyo nakoze. Rero mbaye n'abakunda simwabibona, ariko kubera ko mbaye n'abakunda ntago nakwemera kunteraho ibyo bikamera byabo, ariko kubera ko mbakunda ngomba kwicara ukabigaragariza. Sawa rero urakoze amahirwe masa. Banakuremera dore ko abanyamakuru mukunda gusaba bakuremere bakande subscribe. Mukunda gusabiriza cyane na buri wari ugiye gusoza turayisaba cyane bakuremere rero bakandeho. Naje kubabwira ngo kuri subscribe nimba mutari mwayikora ndetse munagerageze gusharinga ibiganiro byacu bigiye bitugeza kure hashoboka. Kandi ikindi murushaho no kudusengera nubwo bimeze bityo, ariko Sadunda yagaruka mu murongo muzima nta kinanira Uwiteka. Mfite ibibazo ahubwo. Sawa murakoze cyane rero, mwari muri kumwe na Nyashya nk'ibisanzwe, turabakunda cyane.